dufite umugisha mwinshi cyane. Turi kumwe n'umushumba wacu w'itorero ry'akarere ka Kicukiro. Rekaze hano imbere tumwakire. Ntabwo ari ubwa mbere agera hano, hari n'ubundi yahageze. Dukomere Yesu amashyi cyane, amashyi menshi kwa Yesu. Ntabwo ari umushyitsi cyane, ni umushumba wacu w'itorero ry'akarere ka Kicukiro. Nawe wamuha n'icyifuzo, wamubwira n'ikibazo ufite, ni umushumba wayo. Ni muri urwo rwego rero tugiye kumwakira ngo aze kubona uburyo natwe twakirira abandi bashyitsi. Ndagira ngo mikrofone yindi baza kumuha mikrofone. Dusuhuze noneho tubaza kumwakira. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Turashimira Imana rero muri iki gitondo iduhaye icyumweru cyiza, kandi tunashimira n'Imana yakoze ibikomeye. Iminsi ikagenda ibaho umwe, none uyu munsi Imana yaduhaye guteranira hano. Mu byo yakoze byose rero mu bihe dutambutse, kandi n'uyu munsi tukirwana nabyo, ari nayo mpamvu mubona twese tuba twambaye gutya, namwe muba mwambaye gutya. Ni iminsi mibi ikomeje kurwana nayo, kandi yatangije umurimo mwiza hagati muri twebwe, izawusoza kugeza igihe korona izarangirira. Noneho nuko tugakomeza gushimira Imana amahoro meza izabiduhaye, ndetse mu gihugu cyiza Imana iduhaye. Tuyirambure rero ibiganza, tuyishimire ibyo yakoze. Haleluya. Arakoze rero umushumba wa paruwasi kuba duhaye akanya keza ko kugira ngo twakirane, kandi nawe ndamwakiriye mu izina rya Yesu. Umuntu waje kudufasha kwakira abashyitsi bacu ingero batandukanye, Rurembo, ADEPR n'abandi benshi. Nanone abo mwakire nabo mutarakira, ikaze Imana yaduhaye turayishimira, si byose. Tudatinze rero, ku bashyitsi ni Pasiteri Rwahitari Paphrodite nk'uko yababwiye, umushumba w'itorero ry'akarere hano ADEPR Kicukiro. Ndi kumwe n'umushumba wacu w'Ururembo. Mwanyemerera tugakomera Imana mu mashyi, nawe yigira bugufi kugira ngo tumwegereze muri byose. Murakoze cyane, kandi nawe ari bufashe kwakira abashyitsi bakuru bari hano. Imana imuhe.
ubwango rero ugiye kwakira umuyobozi mukuru kugira ngo musabe nyakubahwa wungirije aze hano hafi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Arakoze umuyobozi w'ururembo twakiriye. Amazina yanjye yitwa Pasteur Tagarama Eugene, nk'uko abivuze muri komite nzibacyuhondo umuvugizi wungirije. Ndi umupasiteri usanzwe ubarizwa muri paruwasi ya Nyanza no hirya umudugudu wa Nyanza. Nkaba ndi umugabo wubatse w'abana 5 n'umudamu kandi nkaba ntuye ikanzinza no hakurya mu Karumuntu. Mbese ubwo simbibwiye, Imana ibamugisha. Amen. Nagira ngo mbasabe ko mwaguruke abandi bose abandi kugira ikaze abandi umuyobozi wacu utakirana usanga twese gatatu. Muri iki gitondo cya kare tugeze mu nzu yawe. Uwiteka Mana ishobora byose, twaririmbye indirimbo ziguhimbaza ndetse twaririmbye n'indirimbo z'isengesho zo kwishyira ku biganza byawe, cyane cyane kugira ngo tubabarire Mwami Imana tugere imbere yawe Uwiteka dukijijwe. None Data mwiza, turasenze kugira ngo imitima yacu itungane tunganya Mwami, tubone kugira ngo tugaburirwe nawe ibyo uraduha uyu munsi wa none. Dutegereje ijambo ryawe Mwami Imana, ijambo ryawe ryubaka ubugingo bwacu muri iki gitondo, ijambo ryawe Mwami Imana riturengera, ijambo ryawe rituyobora. Turakwinginze rero kugira ngo uyu munsi wa none amateraniro yose abera ahangaha, amateraniro y'umugisha, amateraniro yuzuye umwuka wera, amateraniro ari mu buntu bwawe kandi imbabazi zawe zibe kuri twebwe Mwami. Nuko bane natwe muri byose kandi dufashe uyu munsi wa none, tunezezwe nawe n'ijambo ryawe Mwami Imana. Abashyitsi bacu Mwami banezezwe n'ijambo ryawe, abantu bose baza batugana banezezwe n'ijambo ryawe. Tubisenze twizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo Umwami wacu. Akoze cyane. Haleluya, haleluya. Inararibonye dufite mu bintu by'amateraniro, iyo haza kuba amateraniro meza ni nkaho bitangira nkaho ataza kuba neza, ukabona abantu ntabwo bari mu kuza neza, ukabona ibintu ntibikunda neza, kumva ibyuma ntibirimo bifata neza. Uwo munsi uzamenye ngo ingengabihe y'igihe uyu munsi biraza kumera neza. Haleluya. Kuko iby'Imana bitangira bisa nkaho bitaza gukomera, niko iby'Imana bimera, bisa n'ibitangira nkaho bidakomeye. Uyu munsi turaza kugira ibihe byiza. Turashimira Imana rero tugeze muri wa mwanya wo kwakirana abakristo bo mu Kagarama babarirwa hano ni muje juru udusuhuze. Abakristo bo mu Kagarama bo kuri uyu mudugudu wa Kagarama ni muje juru udusuhuze. Gatatu. Amen, amen. Amugubwe neza Yesu. Abamigisha turaza gusangira ibyo bihe byiza. Turi kumwe na korali Philadelphia, niyo iri ku izamu uyu munsi muri aya masaha. Reka nayo tuyisabe ije juru idusuhuze. Korali Philadelphia. Mugubwe neza Yesu abahe imigisha myinshi cyane. Abakozi b'Imana dukorana kuri uyu mudugudu, Pastor Nzariyehe, mwarimo Banyanze Kare Bosco n'abadiakoni, ni muje juru, mwarimo Nguriya,
Selemani ararwaye, twarabibabwiye kenshi muri iyi minsi yagize intege nke z'umubiri. Pasiteri Esironi, abadiyakoni muri hehe uyu munsi ko ntarimo mbabona? Abadiyakoni muzamura ibiganza aho muri. Aha, mudusuhuze gatatu. Mugubwe neza cyane, Imana ibahe imigisha. Turishimira n'abaprotokole bacu bakora akazi ka buri munsi kandi bakagakora neza. Namwe turabishimiye, abatekinisiye b'ibyuma tubaye ikaze. Mugubwe neza, Yesu abahe imigisha myinshi cyane. Ndagira ngo turebe abashyitsi badusuye mu Kagarama, batabarirwa kuri uyu mudugudu, ariko baje gufatikanya natwe kumva ijambo ry'Imana no gukorera Imana. Namwe ni mujeje urubashyitsi bahire bari mu iteraniro. Dukomera Yesu amashyi cyane, amashyi menshi kwa Yesu. Abashyitsi, kandi abashyitsi ni umugisha. Abashyitsi muturamutse gatatu. Mugubwe neza, turabishimiye kandi turabakunda. Dufite umugisha mwinshi cyane, ngira ngo mu mateka no muri iki gihe Imana yongeye kudusura, kubera ko nta na kindi tubikesha nuko hari inzu y'Imana. Hari ijambo rivuga ngo umusozi wubatswe inzu yawe uzakura usumbe iyindi misozi, kandi ngo abantu bazawushikira, abantu bazawuzaho. Imana ishimwe ko yahisemo Kagarama akaba inzu y'Imana. Icyo ni icyambere dushimira Imana. Abantu b'Imana, abakozi b'Imana bazawuzaho, n'abandi bantu bose abantu baracyawuzaho. Zamura Yesu ibiganza, haleluya. Tunezerewe no kubana n'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana, Imana yabagize imiriro yaka, ngo abamarayika ibagira nk'imiyaga, kandi iyo banayikoreye ubutumwa biravuga ngo ni beza no ku misozi baciyeho. Turi kumwe n'umushumba wacu w'itorero ry'akarere ka Kicukiro. Rekaze hano imbere tumwakire. Ntabwo ari ubwa mbere agera hano, hari n'ubundi yahageze. Dukomere Yesu amashyi cyane, amashyi menshi kwa Yesu. Ntabwo ari umushyitsi cyane, ni umushumba wacu w'itorero ry'akarere ka Kicukiro. Nawe wamuha n'icyifuzo, wamubwira n'ikibazo ufite, ni umushumba wayo. Ni muri urwo rwego rero tugiye kumwakira ngo aze kubona uburyo natwe twakirira abandi bashyitsi. Ndagira ngo mikrofone yindi baza kumuha mikrofone. Dusuhuze noneho tubaza kumwakira. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Turashimira Imana rero muri iki gitondo iduhaye icyumweru cyiza, kandi tunashimira n'Imana yakoze ibikomeye. Iminsi ikagenda ibaho umwe, none uyu munsi Imana yaduhaye guteranira hano. Mu byo yakoze byose rero mu bihe tutambutse, kandi n'uyu munsi tukirwana nabyo, ari nayo mpamvu mubona twese tuba twambaye gutya, namwe muba mwambaye gutya. Ni iminsi mibi dukomeje kurwana nayo, kandi yatangije umurimo mwiza hagati muri twebwe, izawusoza kugeza igihe korona izarangirira. Noneho nuko tugakomeza gushimira Imana amahoro meza izabiduhaye, ndetse mu gihugu cyiza Imana iduhaye. Tuyirambure rero ibiganza, tuyishimire ibyo yakoze. Haleluya. Arakoze rero umushumba wa paruwasi kuba duhaye akanya keza ko kugira ngo twakirane, kandi nawe ndamwakiriye mu izina rya Yesu. Umuntu waje kudufasha kwakira abashyitsi bacu, ingeri batandukanye, ari Ururembo, ari ADEPR n'abandi benshi. Nanone abo mwakire nabo mutarakira,
ikaze Imana yaduhaye turayishimiye, si byose. Tudatinze rero kubashyitsi ni Pasiteri Rwahitare Epafrodite nk'uko yababwiye umushumba w'Itorero ry'Akarere hano ADEPR Kicukiro. Ndi kumwe n'umushumba wacu w'Ururembo. Mwanyemerera tugakomera Imana mu mashyi nawe yigira bugufi kugira ngo tumwegereze muri byose. Murakoze cyane, kandi nawe ari bufashe kwakira abashyitsi bakuru bari hano. Imana imuhe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Arakoze umuyobozi w'Ururembo twakiriye. Amazina yanjye yitwa Pasiteri Rutagarama Eugene, nk'uko abivuze muri komite nzibacyuhondo umuvugizi wungirije. Ni umupasiteri usanzwe ubarizwa muri paruwasi ya Nyanza no hirya umudugudu wa Nyanza. Nkaba ndi umugabo wubatse w'abana 5 n'umudamu, kandi nkaba ntuye ikanzinza no hakurya mu Karumonyi. Mbese ubwo simbibwiye, Imana ibahe umugisha. Amen. nagira ngo mbasabe muhaguruke abandi bashyitsi bose abandi kubita ikaze bakire umuyobozi wacu utakirana gusangira iteka rya gatatu. Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Nimunye ko Imana yatugendereye, mwabibonye. Namfasha tukazamurira Imana yacu icyubahiro. Imana yadusuye inyuze mu bakozi bayo. Reka rero duhe korari, kandi nzi ko bataza batinda, muraza kuririmba indirimbo.